akamenyero nico kintu kibi Rwanda rwagize umugisha gumva ubutumwa bwiza harenze imyaka birengeje imyaka 100 ariko abenshi turi mu kamenyero bigenda bihinduka idini bigenda bihinduka twubaha imihango y'amadini n'amatorero kuruta gusa na Yesu no gukora ikimani dushaka naguha ibimenyetso birenze nk'ijana bigaragaza ukuntu itorero riri mu ntege nke kubera akamenyero Jenoside yarabaye abakristo 95% nyuma yaho umuryango uri gusenyuka ku kigero giteye ubwoba kandi hasenyuka iz'abarokore n'izitari iz'abarokore urubyiruko rwacu rumerewe nabi hanze aha kandi ntaco bitubwiye iyo urebye ibigo ngororamuco dufite uhita ubona ikibazo dufite kubera iki ukibaza ngo ibi bishoboka bite itorero rihari kubera iki turubaha imihango itorero ariko gusa na Yesu iyo tuvuze ijambo ry'Imana bakavuga ngo ijambo ry'Imana ryabaye ingume ntabwo nzi niba mwumva ico bishatse kuvuga ikibazo twagize ni kimwe tubizi mu mutwe no mu mpapuro ariko guhuza ubuzima bwacu nico rivuga ibyo byatunaniye gufata Bibiliya yose ku mutwe bishobora kukugora ariko ndakwinginze nusoma ijambo rivuga urukundo uzakundane nuvuga ijambo rivuga gusenga uzitoze gusenga kugeza igihe uzabishobora nusoma ko rivuga gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa itoze gutanga igihe cyose uzahuza ubuzima ijambo ry'Imana n'ubuzima ubaho bwa buri munsi izagukorera Imana niyo kwizego ku ijambo ryayo ikibazo twagize ni kimwe igituma turi mu kamenyero nuko tubizi mu mutwe no mu mpapuro ariko tutemeye ko bihindura ubuzima bwacu